uno munsi mbazaniye noneho filimi nziza, filimi rurangiza ku bantu bashaka kubaka ndetse n'abandi bagiye batandukana na famiye yabo, cyangwa nk'umugore ushaka gushaka undi mugabo cyangwa umugabo ushaka gushaka undi mugore. Hano harimo inyigisho nziza kandi ziri buze kugufasha kugira ngo ube wagira amahitamo meza. Nuko ukwiye kureba ino filimi neza kandi witonze, ubyitondeye kuko harimo inyigisho nyinshi kandi nziza cyane. Dutangiriye hano umugore n'umugabo bari kumwe barabana nyine mu nzu. Noneho hano hari umwana w'uriya mugabo urimo kwitegereza ibintu byose. Uno mugabo yahawe impapuro kugira ngo azisinyeho, kugira ngo abe yabana n'umugore we nyine byemewe n'amategeko. Nyine ahabwa impapuro kugira ngo azisinyeho, arebe nyine yuko yabana n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Hano umugore arishimye, ariko uno mwana avuze uti ibyo ntibikabe, ntago nabyishimira, ntago nakishimira yuko uno mugore aza mu mitungo yacu. Umwana nta kindi yakoze, yaraje afata akagare k'uno mugore aganaga muri pisine. Urebe neza akantu ku kandi, urebe ino filimi witonze, ntago ari ndende cyane ku buryo rwose utayireba witonze kandi ntuyisimbutse, kuko inyigisho zirimo rwose ntago wayisimbutsa ngo uze kuzumva neza. Wowe cyo ukora subscribe ndetse ukore na like, nurangiza nuyikunda wandike no muri comment utubwire uko byari byifashe nuko byari bimeze. Umugore hano bamunaze muri pisine, umugabo wajyamo kumutabara. Uno mugore burya nta nubwo azi koga. Umuyobozi narangije icyo yakoze, yakuyemo ikoti arishyira hasi. Ahangaha nyine ujya gutanga ubufasha ntabwo ureba ku byubahiro byawe. Baramuzanye hano nyine w'umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru, bamuzana gahoro gahoro, bamuzana nyine bamusubiza muri ka kagare kiwe. Urabona uno mugore nyine ari kurira cyane, avuga ati bari banyishe ndi kubabara cyane. Uno mugore nyine baramuzanye bamushyira hano muri kano kagare. Urebe ino filimi witonze kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa neza. Umugabo ambwiye ati rwose sorry, wihangane. N'umugabo avuga ati ariko n'umwana wawe dupfike n'iki mfa n'uno mwana wawe, kuko uno mwana wawe wambangamira. Abantu bose barebye uno mwana, wa mungani baribaza ati ubundi wa mungani uno mwana mupfike, uno mwana ko ari umwana mutoya, n'iki mupfa, n'iki gitumye amunaga mu mazi. Ariko uno mwana hari ibyazi, hari amabanga menshi azi y'uno mugore. Umugore hano yararize, agira agahinda kenshi. Urabona nyine arimo kurira, avuga ati bari banyishe, ati ariko sheri n'ukuntu ngutwitiye. Uno mwana aravuga ati ariko papa uzumva ryari koko, ati kuki buri gihe nkubwira ibintu byose ntunyumve, n'ikintu nari ngambiriye kukwereka ntago kibonye, n'ikintu nashakaga yuko umenya ntago ari cyo umenye. Ati ubu koko nzabigenza gute kugira ngo umenye ukuri kwa nyabyo. Uno mugore gatoya, wa mwana kuva naza hano ntago wigeze unyishimira, ntago wigeze unkunda. Bishatse kuvuga yuko nyine nta nimuhungirira. Ati kweri uratinyuka mama wawe ukamufata ukamunaga mu mazi. Umugore agenda karamwishe. Umwana ambwa ati wikiriza hose wakigorewe kikigome, ati urabona ukwiriye kurira, ati cyangwa ahubwo wari ukwiriye kuvuga ukuri ukavuga amabanga yose ubizi. Ubundi wa mugore kuki utavuga amabanga yawe yose ufite ubitse muri uwo mutima wawe? Ubundi urabona bizarangira hehe? Urabona bizarangira gute? Umugabo hano arebye umugore we arambwira ati sheri nta kintu uratanguhisha. Uno mwana ambwira ati byose ndabizi, kandi wa mugore we ngomba kubishyira ahagaragara kugira nabo bamenye ukuri, abatakuzi bamenye ukuri. Uno mugabo ambwira ati ariko wa mwana urumva ushaka kunsenyera? Ati ubundi mama wawe uramushaka heke? Niki mama wawe yagukoze kugira ngo nyine ube wamukora ibi ngibi? Ati urifata ukamunaga mu mazi nta soni? Umubyeyi mukuru nk'uko nta nuko ugira isoni cyangwa ugira icyubahiro muri wowe, ugira ikinyabupfura. Ikinyabupfura nakwigishije kikumariye iki? Urebe uno mugabo n'uyu mwana arimo kumutunganya cyane. Mbwa ati nta n'isoni ashaka kuniranya n'umugore wanjye, urashaka kunandukanya nawe. Nunandukanya nawe se ibyo yankorera uzabikora? Uzamakeya nk'izama se? Ati uziko nta n'isoni
soni ugira. N'umwana amubwira ati papa ndakwinginze ntega amatwi nyumva wumva ibyo nkubwira, uno mugore hari ibintu byinshi aguhishe, uno mugore hari ibintu byinshi rwose adashaka yuko umenya, kandi nuramuka rwose ukoze ikosa rimwe uzicuza ubuzima bwawe bwose. Umwana nuko yabwiye papa we, aramubwira ati papa rwose ibi ngibi mbikoze hari ikintu nifuza kukwereka ariko nta n'ubwo ukibonye. Aramubwira ati papa uzampa umwanya ryari, papa uzaganira nanjye ryari, ko numva uno mugore hari ibintu byinshi akuhisha kandi njyewe nzi neza. Ati papa rwose ukwiye guhumuka ukamenya ukuri. Uno mugambwa ati no mwana ashaka kuduteranya, ntago ngiye nshobora gukora ayo makosa. Ati surabona narajanga kugira ngo ukinishe koko ntagukunda. Uno mwana ati wakigore we kikigome nta n'isoni regura avuga. Ati se uravuga ibiki kutarurikwiriye no kuvuga nibura n'ijambo na rimwe, ahubwo ko wari ukwiriye gufata ibyawe byose ugasohoka hano ukagenda. Uno mugabo nyine abura uruhande ajyaho, akumva ibyo umwana amubwira, akumva n'ibyo umugore amubwira, akavuga ati ubuse noneho ndamenya nduca ndwerekeza hehe koko. Hano ngaha nyine bari kumwe n'umuyobozi avuga ati rero ibintu byanyu ndumva bikomeye, ati ndumva ari ibya famiye, icyo nkwiye gukora njyewe nuko nkwiye kugenda nyine mwabareka mukabiganiraho neza, mwarangiza kubiganiraho mukaza kumpamagara noneho nangiza nkabafasha gusinya izo mpapuro. Uti sa rero njyewe reka mbe ngiye. Umuyobozi hano ngaha yarababwiye ati ibyo ni iby'umuryango ntabwo bikure yuko mwabivuga nanjye mari. Aramubwira ati rero madamu wowe numara kubikemura n'uyu mwana n'uyu mugabo wawe noneho ndahari kugira ngo mbe nabafasha kuba mwasinya ziriya mpapuro. Uno mugore avuga ati rwose muyobozi nawe urabona ibintu mwana nkoreye aramemukiye. Aramubwira ati ariko nta kibazo turaguhamagara rwose ntujye kure turaba tuguhamagara. Umuyobozi yarigendeye nuko nguko we yigendeye. Bana basigara nk'umuryango basigara babiganira. Uno mugore ntago ari wabyaye n'umwana mu by'ukuri, ahubwo nyina w'uno mwana yarapfuye, uyu nguyu ni mukase waje muri uru rugo. Ariko mu by'ukuri uno mugore ngo afite ikibazo cy'amaguru, yaramugaye nyine aba yicaye mu kagare ntabwo abasha kugenda. Uno mugabo kumubwira ati rwose wineranye n'umugore wanjye, urabona afite n'ikibazo, urifasha ujya kumumena muri pisine. Ati kweri nta nuko ugira isoni. Uno mwana hari ibyo yibutse, anyije yibuka uno mugore yuko yigeze kumufata audio, yigeze kumurikodinga nyine anamufata video y'ukuntu yari arimo kwirikodinga ashyira ibintu kuri TikTok. Urabona rwose hano ngaha niba ari kuri TikTok niba ari kuri YouTube ntago mbizi. Uno mwana icyo nzi nuko amufashe video ashaka kuyipostinga. Uno mwana byarabivuze papa we ntiyabyumva, ambwata ko suburabona nahagarara gute ngo ndifata audio kandi uzi yuko rwose uzi ko mugaye, ubuze umuntu aba mugaye akanahagarara. Ambwati ntago ari njye yabonye. Uti rwose uno mwana arambishye. Uno mwana ntago yifuza ko njye nawe twabana. Kuva nakinjira muri urugo uno mwana ntago yigeze nkunda, ntago yigeze icyubahiro nk'umubyeyi we, ahubwo ibyo ashaka nibyo aba yifuza gukora. Ati rero sinzi ikintu ngiye nakora kugira ngo uno mwana nkunde, uno mwana mfate nkaho ndi mama we. Ati ngiye sinigeze mufata nabi, ariko uno mwana we ntago ajya nyubaha nka mama we. N'umugabo yaciye bugufi amusaba imbabazi. Arambwira ati mbabarira rwose. Ati ntago ibi nakabyifuje, ntago nakifuje yuko ano makimbirane rwose aba hagati yawe n'umwana wanjye. Nakishimiye yuko mwahuza mugafatikanya nyine mugahuza urugwiro, umwe akaba umubyeyi undi akaba umwana, kandi buri wese akubaha mugenzi we. Ati rero ibyo nibyo nifuza. Ambwira ati rero uno mwana reka mujyane njye kumuganiriza. Ati niba ngombwa ndanamukubita, ati kugira ngo nyine amenye yuko akwiriye kuguha agaciro. Arambwira ati we genda hariya mu nzu ndaje tuvugane. Arambwira ati tugende umbwire neza ibintu ukora. Arambwira ati tugende unsobanurire wacyana turanyumva neza. Ati kwifata ukabwira mama wawe gutya. Arambwira ati ciao cyangwa ukubita inki tugende hariya sumbwiye. Ati nkwereke neza ibintu uvuga n'ibyo ukora. Ati nkubite urumirwa wa mwana we. Ati kanze nkosore nguhane. Ati kuko nakubwiye ntiwakumva. Ati gisigaye nuguhabwa igiti urebe neza
n'umugore yarabitegereje bagenda. uno mugabo ngo agiye guhana umugore hano agiye guhana umwana. umugore hano asigaye yishimye asekamo, handi hari amarira, hari ibitwenge, urebe neza akantu ku kandi. uno mugore urabona yararimo nyine kwisetswa yisetswa ubusa, nyine nk'umuntu ufite ikintu, nk'umuntu ufite ibanga abitse. urebe neza akantu ku kandi. ndebera hano ngaha wa mwana baramuzanye, bamaze kumuzana aha ngaha umugabo ati ariko wajyana buzumva ryari? kuki utamereza agaciro nka papa wawe ukansuzugurira umugore? usiko usuzuguye umugore, nanjye ubwanjye ubu nsuzuguye, nanjye ubwanjye nta gaciro ubumaye. umugabo hano aramusomeye aramubwira ati ubundi wowe kuki ubundi utajya wumva? igihe nakubwiriye kirahagije. umwana hano ngaha nyine w'ibintu se yambwaga byose arabyumvaga, akabazwa nuko se nta gaciro ahereza ibintu amubwira, ahubwo se nyine yumvira uriya mugore cyane. burya abantu benshi basuzugura abana bazi yuko abana nta kintu na kimwe nyine bavuga kizima, ko ibintu byose bavuga byuzuye mu bwana. ariko nyamara ubashije kumva amagambo y'abana, buriya abana ntabwo bajya babeshya. umwana uko byagenda kose ntabwo umwana abeshya, ahubwo nyine umwana ibyo ari byo byose avugisha ukuri, ntabwo abivuga biciye ku ruhande, ahubwo abivuga nk'uko yabibonye. uno mugabo akomeje kumutonganya amubwira turi ikigoryi, wa mwana urandumbiye, ati ubu ngubu we nkwitezemo umusaruro w'ejo hazaza, amashuri nishyura saa y'ubusa, ubu niba utanyifuriza icyiza ndi papa wawe, ubu wowe urabona uzubaka ejo hawe heza? aramubwira ati kuki udatekereza nibura ngo ungendereho, nibura aho gatoya ugendere ku mico yanjye? umwana amubwira ati papa rwose mbabarira, ariko papa ibi bintu nubikora uzicuza ubuzima bwawe bwose, kandi papa narakubwiye. tugaruke hano ngaha, wa mugore yari yicaye hanze arimo guseka, nyine twayibonye arimo kwisetsa avuga ati ubundi iki kigabo ntago kigira ubwenge, ntago gitekereza. ati uriya mwana w'ibintu byose yamubwiye ni ukuri, ariko nashaka kumutega amatwi uno mugore bishobore kuba ari muzima. ndebera kweri, reba uno mugore umukino yakinnye uriya mugabo, yamukinnye umukino yuko amugaye amaguru, afite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru katagenda, ariko mu by'ukuri uno mugore burya ni muzima. uno mugore aragenda, yavuze uti ati reka nduhukemo, ati ninanure, ati nicaye n'umwanya munini, ati mbega ibintu byiza we. n'umugore nyine atangira kwinanura, agenda avuga ati iki kigabo ni ikigoryi, ati imyaka yose mbanye nawe kweri naramenye umuntu umubeshya, nta nubwo abasha kubona yuko nyine namubeshye ndi muzima. ati ubu nguyu niba tumvira umwana w'ibyo amubwira, ubu uyu nguyu urabona atarinjije. ati niyo mpamvu ngomba kuza nkicara muri ino mitungo, aha hose hakaba iwanjye, nkayicaramo uko mbishaka, nkicara hanze, nkajya muri pisine. ati reka nanure no mu mavi ndumva harushye, ati naho hananiwe rwose maze umwanya munini. ati si ngubu, ati ubu ngubu aramutse ajera utariko ntabwo yaza, reka mbanze ninanure, ati nyine numve nanjye akayaga, ati mbega nyine amaguru agororoka, amaraso atembere neza mu mubiri. ati nyine nuko nguko bigomba kugenda. ati ngomba kwicara hano hantu, narangiza imitungo yose nkayitwara, namara kuyitwara bose nkajya mbagaraguza hagati, uriya mugabo nkamucisha, uriya mwana nkamucisha. ati mbega umubare koko, ati nawe ubaze neza. ati niyo mpamvu rero, ati ikintu cyose ngomba kugikora neza. ati reka nicara atansanga ahangaha da, atansanga nyine mpagaze, ati ntabwo byaba ari byiza, kandi azi yuko nyine mugaye. ati ngomba gukomeza kwijijisha kugeza umunsi azasinya biriya bipapuro, ubundi nkamwereka uwo ndiwe, nkamwereka icyanzanye muri uru rugo. ati sundi kiriya gisaza kirabona njyewe ntagikundara? ati ntabwo nagikunda rwose. yarasetse cyane araseka ati hehe, ati ubu namukunda nshingiye kuki ubwiza se afite? atego mana we, ati naho nabihera. tugaruka ngaha rero, uno mugabo yararaha, umwana amwereka video yose, amwereka akantu ku kandi uko byagenze. arangije uno mugabo hari ibyo yabonye, hari ibyo yitegereje, nyamara nuko uno mwana amubwiza kuri ntabashe kukumva.
uno mugabo yarakwiboneye abona yuko mu by'ukuri ibyo uriya mwana amubwiraga ari ukuri ahubwo ntiyabihaye agaciro. Yavuze uno mugore ngomba kumwereka ino video, namara kuyimwereka nkamwirukana iwanjye ko hano nta mugore waba urimo. Uno mugore yaba yaramemukiye bigeze hano ngaho kweri kwigira nk'aho atazi kugenda kandi agenda. Umwana yasigaye hano ababaye afite agahinda, ababajwe nuko papa atigeze amuha agaciro, ababajwe nuko papa we rwose atigeze yumva ibyo amubwira kugeza naho yaragiye gusinya asinyira imitungo kugira ngo uno mugore abe nk'umwishingizi we. Uno mugore nyine aramwumvisha aje arangije avuga ati araje reka nongere mere neza. Asubira muri wa mwanya w'agahinda, asubira muri wa mubabaro yari afite bakigenda, ararira kandi twe twabibonye uno mugore ni muzima. Atangira kwiriza uti rwose muri ako kanya umugabo baramuhanuye, nawe arangije akora nk'ibyo umwana we yakoze, ariko we ntiyamujugunya mu mazi ahubwo nyine amujugunye hasi. Arambwira ati wakigorewe, ati ibi ni ibiki wankoreye? Umbeshya yuko uri muzima, umbeshya yuko umubwiye kandi uri muzima, warangiza ukigira nkaho ufite ikibazo. Ati ibi byose si amavideo bagufashe ujya kuri TikTok? Ati yagurutse nona, ndavuze ngo yagurutse nta n'isoni regugira, urifata ukijya nk'ikimuga ukaza ukambeshya ushaka kurya imitungo yanjye. Ati noneho nta uri wagurutse aho ngaho, wihagurutse cyangwa ubyihorere. Umugore ati mbyihorere, ati kanse none humponesha. Ati narakubwiye wa mugabo we, ndakubwira ngo ndagukunda ariko nta nubwo wigeze unyumva. Ati rero niba wumviye umwana wawe uti ndaje noneho njye nawe tubonane, ati umenye neza akantu ku kandi. Umugore icyo yakoze yavuze ati noneho kanze maguruka umenye ukuri. Ati igihe uno mwana yakubwire ntiwigeze wumva, nyine wabaye ikigoryi. Ati iyo wumvira umwana wawe wakabaye nyine warakoze ibyo umwana wawe yakubwiye. Ati rero mu gihe nyine byanze ukumva yuko nyine utabikeneye, ati niyo mpamvu ugomba nyine gukora amakosa imitungo yawe nkayijyana. Ati rero urumva, ati ngo mwamfashe video ngubu ngo ati reka nkubwire namaze kuba umugore wawe, ati igihe manye nawe kirahagije. Ati kandi wibuka yuko ngutwitiye. Umugore araseka nyine ambwira ati rero nta kintu wakora niba ngutwitiye ubu ndi umugore wawe. Ati ubu si byo n'ibiki umwana wawe yakivugisha. Umugabo ambwira ati ceceka wakigorewe, ati namaze kumenya ukuri, ati rero niyo mpamvu udakwiriye kubana nanjye. Uno mugore aramutuka ambwira ati wa mugabo we, iyo uba waramenye ubwenge warumviye umwana wawe. Uno mugabo aramubwira ati niko akigorewe, atuze wishishisha umbwira ngo ibiki n'ibiki. Aramubwira ati noneho aka kanya ubu ni njyewe nyiri hano hantu, ntuzigera na rimwe ufatikanye nanjye imitungo ubu ni yanjye n'umwana wanjye. Utabwo wowe icyo nakubwira wa mugore, ugomba kuvanga ukagenda ugasohoka kuko ndakwirukanye, ntabwo ushobora kubana nanjye. Ahangaha ni iwanjye, ibyo uvuga ngo urantwitiye, unwitiye ibiki? Uzahinde umubyare cyangwa nawe ushaka kandi umujugunya, ariko wabona n'uwo mwana atari uwanjye. Nabwirwa n'iki ko atari uwanjye? We sohoka ugende uzahinde ushake na se w'uwo mwana. Ati ndabizi neza nayo yaba atari uwanjye, ati uko igihe wambeshye kirahagije. Ati ndavuze ngo sohoka. Ati sohoka mugore we, ntago nshaka kubana nawe hano. Umugore ati ndekura. Ati nagenda se ngiye hehe? Ati ngomba kubana nawe. Ati uranyirukana unjyana hehe? Ati njyewe uranyirukana nk'imbwa nta n'isoni, uranyirukana nta n'imerekezo umpaye. Ati reba yewe, ati hano ngaha mafite uburenganzira bwose nk'umugore w'umugabo. Ati nubwo tutarasezerana mu rukiko ariko ndi umugore wawe, none nitwaryamanye se singutwitiye? Ati se uranyirukana nta n'imyenda umpaye, ati uranjyana hehe? Umugabo yambwiye ati ndavuze ngo sohoka. Uno mugore ati ntago nsohoka. Umugabo ati nyamara urasohoka. Umugore ati nsohoka ariko njya hehe? Ati urumva ukuntu uri ikigoryi koko? Ati uriyumva njye nakifata nkasohoka ahangaha? Umugabo yambwiye ati undi wa mugore we, ndavugana ibiki nawe? Ndavuze ngo sohoka, nta bintu byinshi by'ibigambo, sohoka nkubone usohoka igipangu. Umugore aranga, umugabo amusohora nabi. Umugabo amubwiye ati mva imbere genda, sinigeze nifuza kubana n'umugore w'umuhemu nkawe. Ati njye ntago ndi mwiza?
ati niko se wakigorewe uwo twabanye azi ko njye nari mwiza, ati ko nagize ibyago nyine akagenda, uti yabanye nanjye azi ko nari mwiza, uti nta n'isoni riga. Uno mugabo nyine arangije yumva ibyo umwana yamubwiraga yuko byari ukuri, abagarukiye umwana, ariko mu by'ukuri yasinyazira amapuro yari bwicuza ubuzima bwe bwose. Nyamara mujye mwumva n'ibyo abana banyu bababwira, nibura ntubiha agaciro ariko ugerageze kubigenzura, ubigenzure nkawe ubwawe. Hano ngaha mw'abantu mwifuza kubaka, abasore n'abakobwa ndetse n'abagabo batakibana n'abagore b'abadivorce, cyangwa se mwahise ibyago bamwe banyu bakagenda bakitahira, birakwiriye yuko nujya gushaka umuntu ubanza ushishoze, nyamara wikirukira ubwiza bw'umuntu. Ntabwo ubwiza aribwo bwubaka, nta nubwo amafaranga buriya ariyo yubaka, ahubwo buriya hubaka urukundo, hubaka umutima unyuzwe, uwo niwe wenyine wubaka. Uno mugabo yashimiye umwana we, aramubwira ati ndagushimiye mwana wanjye, nibura mbashije kuba namenya ukuri, ati kandi urakoze, atubaye umwana mwiza kandi w'imfura, atumbabarira aho nawukosereje hose. Barahoberanye, aramushimira, aramubwira ati rwose mwana wanjye umbabarire, utyo mbimenya kera kose, ntago mba narakugoye bigeze ahangaha, uti rero ngusabye imbabazi bwa rimwe, nibura njye nawe tugiye kubana muri buno buzima, ati kandi nta kibazo na kimwe uzigera ugira. Umwana yambwira ati rwose papa nanjye ndagushimiye, nibura yuko unyumvishije ukamenya ukuri, ati iyo uhubukira kubisinya, ati noneho twari kuba turi hehe, ati uriya mugore ko yari noneho budusore nabi, kandi no mitungo ari yawe warayiruhiye. Arambwira ati rwose papa nawe ndagushimiye yuko nibura unyumvishije umpaye agaciro nk'umwana wawe. Nuko nguko tuyirangije, nuko nguko filimi yacu irangiye.